ubundi sinkunze kukubwira ngo ahangaha niho honyine uzakura amafaranga ya nyayo cyangwa se amafaranga azakugira umumaro ureke yandi uzayakugura. Ni ibiki se uzajya ukora? Ni ibintu byonyine uzajya ukanda ahantu hamwe gusa, nubwo uburyo bwo gukora amafaranga afatika bitakurushye gukanda rimwe gutya ngiye kuba nabigenza nari kuzajya ubigenza. Niko twagiye ukurikiye akantu ku kandi. Nuvuga kugira ngo tubashe kugendana ugende usobanukirwa byose uze kureba link muri video description. Ugiye kuza ukande muri comment uraza guhita ubonamo akalinki gasa ubururu ugakandeho, uraza guhita ugakandaho ugakandaho kugira ngo ubashe ko wakiyandikisha. Iyi platform nta task zibamo, nta kintu na kimwe cyo gukora usibye kwiyandikisha gusa. Ko warafunguye account byonyine biragije ko waba umuntu umwe mu bagiye gukorera amafaranga online. Bikora bite rero? Reka mbigusobanure neza. Nimba uri hano aka kanya hano ushyiramo izina ryawe rya mbere kandi rya nyaryo. Impamvu ushyiramo rya nyaryo nuko iyi ngiyi ari kuvuga ati iyi ngiyi ni platform iri serious ku buryo ariho wakora amafaranga afatika uve kuri bya bindi kandi bitakugoye. Na hano hamwe uzajya ukanda rimwe gusa bikaba yarangiye ku munsi. Urashyiramo izina ryawe bwite, ushyiremo izina ryawe bwite riri ku indangamuntu. Niba ufite izina ryo mo hagati cyangwa se ufite amazina atatu ushyiremo iryo hagati ukurikije ibiri ku ndangamuntu. Niba ntaryo utaruka ushyire kuri last name, nimba ntaryo ugaruka ushyire kuri last name, sibyo uguyishyiremo ubyandike neza uko ndi bubwaze ko nabikora. Ngeri n'izina ryanjye risanzwe, hanyuma ushyiremo username. None username niho washyiramo akazina kariko kose ushaka cyangwa se ugashyiramo n'ubundi rindi rimwe mu mazina yawe ukunda ugashyiramo kebenda kanyite test, right? Hanyuma nze nkande hano uhita ushyiramo password, wandike password neza harimo inyuguti nkuru. Inyuguti ya mbere bari inyuguti nkuru, inyuguti ya mbere bari inyuguti nkuru, bari inyuguti nkuru. Hanyuma ushyiremo imibare niyo ya bitatu cyangwa se ukomeze nomero zawe za telefone. Numara kuzishyiramo uraza kuyitongera uyisubizemo nkuko wayisizemo neza. Nyuma uze gushyiraho akamenyetso. Akamenyetso ushobora gushyiramo akabazo cyangwa se arobase, wandike password yawe neza. Numara kuyishyiramo washyizemo n'imibare ushyiremo arobase cyangwa se akamenyetso cyangwa se dolari, yego. Hanyuma uhita ushyiramo email uzajya ukoresha. Email uzajya ukoresha aba ari yo uhita ukandaho, ukande kuri email uzajya ukoresha uhita uyishyiramo. Ushyiramo email yawe, numara gushyiramo email yawe ushyiramo nomero yawe ya telefone uzabikurizaho amafaranga. Niyo urahita ushyiraho, numara kuyishyiraho urahita ushyiramo nomero ya telefone. Numara kuyishyiramo urahita ukande kuri sign up urebe ko buri kimwe cyose wagikoze neza. Hanyuma handitse ngo invite cyangwa se invite code. Mu gihe batayiguhaye wandikamo prof 250, prof 250 gutyo kuri mu screen yawe. Then ubwo umaze kwiyandikisha hano, ikindi ukora handitse ngo sign up. Umaze gukora login byarangiye, ubu bamaze gukora sign up, ubu ngubu byakunze neza. None ubu ugiye gukora login. Gukora login ni ukuzazamo hano gutyo ugakandamo kugira ngo ukore login. Uzashyiramo imyirondoro yawe, password yawe nkuko wabifunguye ari hejuru, uhita ukanda kuri OK. Ugikanda OK biba byakunze, bahita kuzana muri account yawe. Ikindi kintu uzajya ukora rero ni iki ngiki. Mu gihe tuvuge niyo usoje ko wagira no kugira ngo tuzajye uyisanga muri website niyo wamaze kwiyandikishamo kugira ngo bikorohere. Ugiye kwita uza hano ufungure Play Store kugira uzajye ubonamo application yayo utanyuze hariya twiyandikishirije. Uko nabikoze abari kugenda ku kantu ku kandi unyure kuri link, nutanyura kuri link biraza kukugora. Hanyuma uhituza usacinge TCC network ubisacingemo. Iyi mining ni mining iri serious cyane ku buryo nakubwira yuko nimba utayikora uzahomba. Nugukanda ahantu hamwe ku munsi hanyuma ukazabikuriza hamwe n'abandi twese tuyitangiranye. Ubwo nawe urimo, ubwo nawe wabaye umwe mu banyamuryango. Ntuzajye usiba na rimwe. Amakuru nzajye nyabahereza cyane imeze nka Delta cyangwa se yo wigeze kumva yitwa Pi network. Hanyuma urahita ukanda handitse ngo open, ukande kuri open. Ubwo waramaze kuba wakinjiramo. Okay, right ifunguka hanyuma itrogingamo account yawe kumwe bisanzwe nko kumwe wabigora usanzwe ubikora. Shyiramo account yawe, numara kuyishyiramo yo wasevinze rero bita byoroha, ntago wirirwa wigora wongera kwandikamo ama password. Kanda kuri OK. Umara gukanda OK uzahita uza hano, uzajya ukanda hano handitse oku mining. Kuri kano kantu buri masaha 24 cyangwa se igihe cyose uje kwa kanda ugasanga handitse ari kwerekana ukanda, uzajya ukanda rimwe, wongera ukande rimwe, wongera ukande inshuro 3 ahita hasi icyatsi. Nasi icyatsi kizakoreka ko byakunze uzaca akanya hano bitatangira kwibara. Iyo mibare rero unanjye mfite coin zingana n'ibihumbi 7,000 ntago byikoreye narabikoze n'umwanya wanjye ndetse cyane. Iyo bisobanuye ko nawe ikindi cyo gihe cyawe
kugira ngo ubashe kuba wakora ibyo ushaka kugeraho. Hanyuma kubikuza rero bizagenda bite? Ibijyanye no kubikuza, urabona izi coin mfite zingana n'ibihumbi 7,478. Izi ni coin nyinshi cyane mfite, nawe uko ukora niko wigwizaho coin. Reka kugira ngo ubyumve neza kuntu uzabikuza, mbiransa ko ngusubiza inyuma kuri Pi Network cyangwa se izindi coin zabaye successful. Nimba muri Pi Network Pi yarasohotse igasohokera ku gaciro k'idolari rimwe, ubwo umuntu wari ufite coin byibura 50, ubwo era amafaranga ahwanye n'ibihumbi 50 birenga 70,000 gutyo ushyize mu manyarwanda. Nono igihe ngiyi izajya ku isoko, coin izo zose uzaba ufite nizo uzahabwa mu gihe bakoze migration bagakora calculation. Niba ufite nk'ibihumbi 7 bagahita bagoreza nka coin igihumbi cyangwa se 2,000, ubwo ibihumbi 2 nawe uzakuba n'agaciro yasohokeyeho. Okay, ushobora kutabyumva neza, buriya nta kintu kibi nko kuba wareka ikintu kuba kutari kucyumva neza kidasobanutse ari bwo kigitangira. Babyiza iyo ukurikiye amakuru gake gake ukakinjiramo ukagendana n'abandi, andi makuru kazagenda uyahabwa gake gake. Mwavuganaga nitwa Professor. Nimba uzi ko ugiye muri no platform ukaba utagiye muri groupe ya WhatsApp kandi nayo iri muri comment, ubwo se amakuru uzayakurikirana gute kandi ari njye uzajya uyakugezaho? Rero mfasha ukore like kuri video, usige igitekerezo cyawe se muri comment, hanyuma dufashanye. Rero ndagushimiye cyane. Rero ikizakurikiraho muri no video ni ukubasobanurira ibi byose, uburyo uzarinda konti yawe, ibintu byose ugomba kuba wakoramo muri no mining. Hawe ikaze, ndagushimiye kuri no video, ugira ibihe byiza. Murakoze.